Mukanyirigira Marceline w'imyaka 62 mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi yari atuye mu yahoze ari komine Taba, kuri ubu ni mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Avuga ko mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi abishanyi bishe bamwe mu bagize imiryango ye ndetse banasahura imitungo yabo. Nyuma y'imyaka 25 harishyurwa ibyo yangirijwe kandi inkiko gacaca zararangije urubanza. We kimwe na perezida wa Ibuka mu karere ka Kamonyi Pacifique Murenzi bifuza ko bagize uruhare muri Jenoside n'abafite amakuru yajugunywe imibiri yabo kuherekana kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro no gushimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Dusenyeye amazu, dusahura inka, imyaka, amashyamba ku misozi baratera, ndetse n'amasambu bari barayigabanyije ku buryo hariho n'abanyishyuraga twajya kureba amafishi ngo twandikirane binagaragare nabo mpaye imbabazi, natangiye ngira imbabazi. Turakangurirwa kubana mu bumwe, ariko turacyafite ikibazo cy'imibiri nk'uko mwabyumvise tugiye gushyingura yaburiwe irengero. Ukuntu iboneka rero ntabwo iboneka ku bufatanye n'abaturage batuye hirya no hino mu karere, ahubwo igenda iboneka bitewe n'ibikorwa remezo birimo bikorwa. Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe abatutsi, umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Caraes yavuze ko leta yashyize imbaraga mu gufasha abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo imitungo yabo yangijwe yishyurwe. Kugeza ubu mu karere kacu dufite imanza 443 zitari zarangizwa, ariko muri izo manza tumaze kuzisesengura twari twihaye ko muri iki gihe cy'iminsi 100 tugiye gukora ubukangurambaga budasanzwe, tukamanuka nk'urwego rw'akarere dufatanyije n'izindi nzego dukorana tukajya kunganira imirenge kuzirangiza. Mu gusesengura izo manza rero twasanze zishobora kurangizwa ari 33 gusa, izindi zifite imbogamizi. Urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Kamonyi rushyingwemo imibiri isaga 47,000, kuri wa gatandatu hakaba hashyinguwe mu cyubahiro indi mibiri 63. Igikorwa cyo kwibuka kandi cyanabereye muri seminari nto ya Ndera mu karere ka Gasabo, aho bibukaga abaseminari, abasaseridoti n'abakozi b'iyi seminari bazize Jenoside yakorewe abatutsi. Padiri Tuyisenge Pascal uyobora seminari nto ya Ndera avuga ko nk'abihaye Imana bakwiye kugira uruhare mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bahereye mu rubyiruko kugira ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Twe twigisha abana tuvuga ko bazaba abapadiri, dushyiramo n'indangagaciro za Gikristo, ariko twifuza ko indangagaciro mbere na mbere za kimuntu zishyirwa imbere, zigishwe, abantu bakundane. Ibyo ni nabyo Imana itubwira, ariko ikintu cya mbere ni ugufata kwakira muntu ukamwakira nk'undi, ukamwakira nk'uko nawe wiyakira. Muri seminari nto ya Ndera abaseminari bamaze kumenyekana ko bahiciwe ni 120, abasaseridoti 4 n'abahakoraga 7 ndetse n'abatutsi bari bahahungiye basaga 400. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.